mpamvu twagendeye no mu ijambo riri mu migani 22:6 yavuga ngo menyereza inzira umwana akiri muto yagomba kunyuramo. Yagenewe sheke y'ibihumbi 20 bijya kwa papa we Tambuganga Bafite, ariko uyu munsi aje ariwe muyobozi mukuru wa BigTown Record, ni inzu itunganya muzika. Yaravuze ngo agiye kumukorera indirimbo. Yes, kwa kurikirana BigTown TV mwonje mwiriweho amakuru yanyu ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukamurimo gukurikirana BigTown TV online. Icyo mugomba gukora no gukanda subscribe inzogera ku ruhande hariya maze mugakurikirana gahunda zacu, natwe turimo kubabwira ngo view fresh gahunda zikagenda fresh kabisa. Uko ariko kose uyu munsi twaje hano kuri Shiba Hotel, icyatuzanye hano ni talent detection, ikaba yitwa Superstars for Jesus talent detection. Iyi ngi ikaba yabaye uyu mwaka, iki yabaye hano ifite abana bafite imyaka 16 no kumanuka. So nimba ufite imyaka irenze 16 ntago wemerewe kuza muri talent detection. So uyu munsi ni grand finale, hari abana benshi bafite impano nyinshi zitandukanye. Aba bose tugomba kubareba tukamenya ese niki bakora, impano zabo zimeze gute, kuko talent ni nyinshi mu bana bacu bahano. So dukeneye aba superstars ba gospel hano mu Rwanda, nabyo byaba ari byiza cyane. Mr. Alain Numa niwe muyobozi cyangwa niwe CEO we talent detection, ikaba yitwa Stars for Jesus. Nawe tuza kumushaka adusobanurire ese talent detection ikaba yitwa Stars for Jesus niki, isobanura iki, igamije kuki, ibi byose tuza kubimenya ni mukanya gatoya. So reka tumwegere yari tumushake tuvugane nawe adusobanurire maze tuze kwinjira muri gikorwa nyamukuru kugira ngo tumenye what is going on tonight. So everything is gonna be okay. Komeza gukurikirana gahunda zacu ni kuri BigTown TV. My name is Bafite. Stay there. Yes, of course ingira ngo murabizi gahunda zose kuno zimeze. Uyu munsi tukaba turi hano muri Stars for Jesus ni talent detection uyu mwaka wa 2020 cyangwa 2020 ni grand finale. Uyu munsi tukaba twageze hano uyu munsi kugira ngo tumenye ese izi gahunda zimeze gute. Ni under 16 years cyangwa ni n'abapeti bafite imyaka munsi y'16 nibo barimo guhatanira uyu munsi ibihembo bitandukanye. Ariko imbere ya byose tukaba turi kumwe na organizer cyangwa CEO utegura izino gahunda zose za Stars for Jesus, akaba yitwa Alain Numa. Njengo muramuzi mu bikorwa byinshi bitandukanye, ariko kamera zacu munsi zikaba zamusanze hano kugira ngo reka tubanze tumuhikaze mu kiganiro. Murakoze cyane Bafite. Yes. Amakuru y'imisi. Amakuru ni meza cyane. Okay. Stars for Jesus niki? Stars for Jesus ngo ni nyishira mu Kinyarwanda biraza kuvugika nabi abastari ba Yesu, ariko ni ibyo ngibyo, ni impano cyangwa ni abana bagomba gukora ibidasanzwe bari mu murimo w'Imana. Nuko nguko nabyita Stars for Jesus, nuko nguko. So ari izina ryaje ari uko nguko, ntabwo twajya ku Okay. Ni byiza no Stars for Jesus na dukeneye abastari no mu nzu z'Imana. Yes. Bagomba kumenyekana muri talent nyinshi zitandukanye. Ariko wabitekereje gute, wabitangiye gute, bimaze igihe kingana gute utegura Stars for Jesus? Urakoze. Stars for Jesus iyi ni season 2, ya mbere yabaye 2015, hanyuma irasinzira. Okay. Iragenda irabura, ariko rero kuko yari yerekwa rero icyo Imana yaguhaye ntabwo gipfa kugenda, kikubuza amahoro. Nuko nguko rero Stars for Jesus yagarutse, hanyuma nibwo ubu ngubu bigiye kuba season ya 2. So ushobora kubaza ngo ni iki igamije iki? Urabona abahanzi bose aba bakuru bacu bamaze kugerayo bose, yakubwiye ati wese watangiye kuririmba yakubwiye ati nayo mfite imyaka 3, nayo mfite 8, naririmbaga muri korali, naririmbaga muri worship team. So hanyuma ubwo ishusho iza gutangwa igaragaza ko bigaragara ko hari impano ziba ziri mu rusengero. So niyo mpamvu rero cyitwa detection ni ukuvumbura ziri hehe izo mpano kugira ngo tuzivumbure
hakiri kare. So niyo mpamvu twagendeye no mu ijambo riri mu migani 22:6 yavuga ngo menyereza inzira umwana akiri muto yagomba kunyuramo. So inzira ni nyinshi rero, inzira ni nyinshi hanze, iyo uzubaye gato ashobora kwifatira shortcut yiwe kuzagaruka rero naho Imana. So nuko nguko twayitangiye rero tugashaka impano ziri mu rusengero mu bana bato bari munsi y'imyaka 16. Abantu benshi bakoze muri business zo ku ruhande, ibi bintu bya talent z'abana wabyinjiyemo gute? Kandi cyane cyane ni gospel, usengera hehe, urumukizwa, watekereje gute kugira ngo ukorane n'abano bana kandi ni gahunda ya gospel? Ubwo byasabye kwanza kumbanza gukizwa kugira ngo bize. Ubwo narakijijwe 2010, ubu tuvugana ndi umupasiteri. So ubwo rero kandi nkaba narabaye muri showbiz cyane, industry yacu ndayizi ikura. Yasanze ni kuki byakozwe hariya na hariya bitakorwa. So nuko nguko byaje rero. Ndakijijwe nsengera mu itorero Shiro Prayer Mountain Church ikorera mu mujyi hariya hafi ya Onatracom. Hanyuma bishop wanjye umushumba wanjye akaba ari Bishop Oliver Murekatete. Nuko nguko rero. Abana babatekereje gute? Kuko talent detection irimo abantu benshi batandukanye, abasaza, abantu bakuze, ariko watekereje abana kandi abana bakiri batoya munsi y'imyaka 16 kubera iki? Harimo factors nyinshi. Urabona nkatwe turi turakura, ari abaririmbyi, ari abavuga butumwa, bose barimo gukura. Sasa ubuti noneho ko abantu bagenda bava muri circulation, abana tuza gusanga rero ni byiza gutangira gufatirana abana. So iyi talent detection ntabwo ari yo mu itorero Shiro gusa, oya ni open ku matorero yose, ari Gatolika, ari Abadventiste, ari aba muri ADP, ari Anglican, bose nabo ngabo. So twahisemo abana rero kugira ngo nanjye ngendere muri icyo ngicyo, kuko nkunda abana, ndi umubyeyi banti. Kandi rero ko cyabaye ubwa mbere tukabona koko uzi gutera ibuye mu gihuru kugira ngo urebe ikintu kivumbukayo. Tubona abana babwiriza bakakubita ibintu bavuga ati kumbe bya bintu birakoreka. Rero kumpita fatira aho ngaho bati rero tukaba dushima Imana ko byitabiriwe. Ubu ngubu bishobora kuba atari cyane kubera twabiteguye tuzi ko ukwezi kwa 11 no kwa 12 abari mu biruhuko bikuru. So bihindutse biba ngombwa ko basubira ku ishuri, dusanga ntago twagihagarika bikakibe, hanyuma mu mwaka utaha tuzajustinga bibe mu biruhuko bikuru, kuko nk'ubu ngubu twabonye abana 53 biyandikishije. Haba amajonjora y'icyiciro cyo kuririmba, haba amajonjora y'icyiciro cy'abavuga butumwa n'abaririmbyi. Basi nibwo uyu munsi rero dufite finale muri buri cyiciro harimo abana 5. Amajonjora yatangiye gute cyangwa mwayakoze gute? Abana mwabakuye ni mu ntara i Kigali cyangwa? Twarabyamamaje tubibwira imbuga zitandukanye za gospel, bagenda babibwira mu matorero yabo. Nawo tunashimira n'abashumba b'amatorero yandi bagiye babemerera. Ubwo nuko nguko, so abana bagenda biyandikisha, twohereje link. Kera twoherezaga ibipapuro bigenda ku mashuri, ariko uyu munsi n'ibibazo bya covid ubu twohereje link kandi abantu bose buyandikishije bakoresheje link. Ubu ngubu akaba ari twabonye abo bana bose. Hano nindeba inyuma yanje muri poster iri hano cyangwa bana iri inyuma yanje, ndimo kubona muri izi talent z'abana harimo singing cyangwa use of instruments hamwe na preaching. Mu Kinyarwanda singing no kuririmba, using of instruments ni gucuranga, preaching no kuvuga butumwa. Kubera iki mwafashe izi ngizi category 3 zonyine? Kubera ubushobozi ziracyari 3. Impano ni nyinshi zaboneka. Hari abana bakora imivugo, abana babyina, hari abana bakora byinshi, ariko kubera ubushobozi tuvuga tuti reka tubanze dufati ibi byiciro 3, kuko nabyo ni ibyibanze cyane, ni bimwe mu byibanze mu rusengero. Hanyuma n'ibindi bizakomeza biza uko tuzagenda tubona abadufasha. Yes, muje murimo gukora amajonjora, mwabonye abana bameze gute? Kuko uyu munsi turi muri grand finale, abana bameze gute muri talent cyangwa impano bafite? Muraza kubibona. Nicyo kitwereka yuko Imana nimba yaratanze iyerekwa byari byo koko, kuko abantu usanga umwana ubwiriza
arusha n'abantu bakuru bamwe abana bararirimba amarira akamanuka abana baracuranga ibintu udashobora kuha umwana w'umunsi y'imyaka 10 so ntabwo turashaka abahanga turashaka abafite iyo mpano hanyuma dufatira aho ngaho kubakuza kukizakurikira ni kuvugana rero n'amatorero yabo bamenye ko bafite umwana bamukuze ababyeyi barababwira iki abafite abana bafite impano bashobora kuzigaragaza kandi ejo neje bundi bakaba abastari kandi cyane cyane abastari for Jesus stars for Jesus ababyeyi barababwira iki ababyeyi nababwira ko iki atari igikorwa kigomba kuba cyacu nk'itorero cyangwa nka Shiro TV ariko no kugira ngo ababyeyi nabo bavumbura izo mpano mu rugo kuko si ngombwa ko hari abantu bazabitegura ushobora kuvumburira umwana impano mu rugo ni byiza hasigaye ugatangira kubimenyereza hakiri kare utategereje ko azakura kuko hanze murabizi ibihe tugezemo ni bibi iyo umwana atangiye guca ubwenge utaramwiyegereje hakiri kare nta wamenya inzira ashobora gufata iyo bavuga ngo menyereza inzira umwana akiri muto iyo uzubaye afatiye iye kandi ayifashe nta kuzagaruka bari ibibazo okay tunasoza iki kiganiro watubwira ku bihembo abana bari bubone uyu munsi muri aya marushanwa ibihembo na amafaranga twabishizemo kugira ngo habe niyo motivation kugira ngo abana nabo kuko abana amafaranga ntacyo babwiye so ubu dufitemo ibihembo si byinshi ariko si byo igihembo ni igihembo umwana wa gatatu arahembwa 20 muri buri cyiciro wa gatatu arahembwa 20 wa kabiri ahembwe 30 wa mbere ahembwe 50 kandi buri bose uko ari batanu baragenda bahabwa amakaye yo kujya ku ishuri n'amakaramu yo kujya ku ishuri dufite abaterankunga bagiye baduha ibintu bitandukanye amazi park freebies za jibu n'ibintu bitandukanye binezereza umwana akagenda yishimye nero okay murakoze cyane BigTown thank you so much Hallelujah amen uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo riri muri Daniyeli riri igice cya 6 guhera ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 25. Daniyeli, Imana yawe ukora iteka yagukijije? Daniyeli arayisubiza ati yego nyagasani, Uwiteka yinjije kuko nabaye imbere yayo nafite icyaha, kandi nawe nyagasani nta cyaha nagucumuyeho. Kuko watumye cyane ku mwami, byatumye bakugira ishyari, bashaka kukujugunya mu rwobo rw'intare. Intare n'ibibazo unyuramo, intare n'ubukene, intare kuba minerivare, intare n'indwara zidakira. Ariko uyu munsi Uwiteka Imana imureka wawe ku buzima bwawe. Uwiteka aje kugukiza, Uwiteka aje kubana nawe. Haleluya! mu mujyi wa Kigali nsengera muri ADEPR Nyarugenge niga muri groupe scolaire Apakope mfite imyaka 7 papa yitwa Singira nkabo Boniface mama kitwa Mbarushimana Jean d'Arc mbere y'uko twumva ijambo nabateguriye katubanze dusenga. Imana turagushimiye ko waturinze, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko uturinda amanywa n'ijoro. Tugiye kumva ijambo ryawe, uturinde turengere kuko uri Imana nziza, mu izina rya Yesu Kristo amen. Turasoma muri Zaburi 150 umurongo wa 2 aravuga ngo mwishimire iby'imbaraga yakoze, mwishimire nk'uko bikwiye gukomera kwayo kwinshi. Kadusubiremo, mwishimire iby'imbaraga yakoze, mwishimire nk'uko bikwiye gukomera kwayo kwinshi. Iyi Zaburi ni iya Dawidi ashimira Imana ko yatsinze Goliyati. Aba mwana hindutse abamama n'iby'imbaraga,
reka twinjire murakoze
uwo mumumpe nzamuhe batazi uwo ari we. Ubu rero ikindi gikomeye, wundi muntu ukomeye uri hagati yacu aha ngaha ari uraho hobe tambuka ngaha Bafite, ariko uyu munsi aje ari we muyobozi mukuru wa BigTown Record, ni inzu itunganya muzika. Yaravuze ngo agiye kumukorera indirimbo. Bati yarakoze cyane, Imana ibahe umugisha, ko ni byiza n'abari abandi nabo muzabakurikirane kugira ngo impano zitazaza. Bafite CEO wa BigTown Record, Imana ibahe umugisha, karibu. Yes, kukurikirana BigTown TV. Ngira ngo uyu munsi mwabonye ibirori bya Grand Final cyangwa Grand Finale za Stars for Jesus Talent Detection zabereye hano kuri Shiba Hotel. Ibirori byagenze neza cyane. Abana bari munsi y'imyaka 16 badukoreye ibintu byinshi bitandukanye. Twabonye abaririmbyi, abavuga butumwa, abacuranzi, aba bose mwababonye. Uko ariko kose mu Rwanda harimo impano zidasanzwe kuri bano bana bacu dufite, bafite impano zidasanzwe. Reka tubahe support ibikorwa nk'ibi ngibi bizakomeze kugira ngo tuzamenye impano z'abana bakiri batoya. So ibi birori byagenze neza cyane. Icyo ngusaba tu ni gukomeza gukanda subscribe, like, share, comments, maze gahunda zigakomeza imbere kuko ni ibintu byiza mu by'ukuri. So hano tukaba twageze ku musozo w'ikiganiro cyacu cyangwa ku musozo w'izi gahunda za Stars for Jesus Talent Detection 2020. My name is BigTown, behind the camera, and kumwe na my boy director Justin. Nawe arakoze cyane. Until next time, let me tell you ciao ciao and be there. Keep watching. Peace.